turi ku munsi wa kabiri wa tuwa yacu dutemberana 30 tw'u Rwanda. Gahunda no kuzenguruka uturere 30 twose tugenda tubereka ibyiza bitatse u Rwanda, iterambere u Rwanda rugezeho mu turere tugiye dutandukanye, ibikorwa remezo bidasanzwe bifitiye agaciro, bifitiye umumaro abaturage muri rusange, ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Kwihangira imirimo byifashe bite, amahirwe ahari yo gushora imari muri utwo turere angana te, ese bimeze gute, urubyiruko rwo ruhagaze gute ku bijyanye n'imibereho, imikino n'imyidagaduro n'ibindi bigiye bitandukanye. Still ku munsi wa kabiri turacyari mu karere ka Rulindo. Turacyari mu karere ka Rulindo, ntago turakavamo, ahubwo hari uturere tuzajya dutindamo bitewe n'ukuntu kangana cyangwa n'ibikorwa bigiye bitandukanye biri muri ako karere. Rero turacyari mu karere ka Rulindo ku munsi wacu wa kabiri. Ahangaha turi ntabwo n'ubundi ni mu murenge wa Shyorongi, ariko muribuka ko ejo twari turi ku muhanda usukuntu umeze ukuntu n'akavumbi kenshi, ariko ubu ngubu bwo twagiye mu kandi kagari, tukaba turi ahari ahubatswe gare ya Shyorongi. Murabizi ko hari gahunda yo gusenya gare ya Nyabugogo, ikavugururwa, ikubakwa, igashyirwa ku rwego mpuzamahanga. Sasa mu gihe bazaba batangiye ibikorwa byo kubaka gare ya Nyabugogo, ni ukuvuga ngo hari izindi gare zagiye zubakwa kugira ngo zizasapotinge cyangwa zizafashe gare ya Nyabugogo kugira ngo akazi kazakomeze, harimo n'iyi gare ya Shyorongi. Ni gare ikiri nshyashya, ngira ngo buri sari kwibereka, muri kubona ukuntu bimeze, iracyari nshyashya. Ni gare ubona ko itangiye kugira activite, iri kugenda izamuka umunsi ku wundi nyine nk'uko ibikorwa bigenda bitera imbere. Rero iyi gare impamvu yubatswe, amakuru dufite nuko mu gihe gare ya Nyabugogo izaba itangiye kubakwa, hatangiye imirimo yo kuyisana, kuyishyira ku rwego mpuzamahanga, imodoka zose ziva mu Majyaruguru ntabwo zizongera kugera Nyabugogo, zizajya zigarukira hano kuri iyi gare ya Shyorongi. Hanyuma iziva mu majyepfo nazo ntabwo zizajya zigera Nyabugogo, zizajya zigarukira gare ya Bishenyi. Ni ukuvuga ngo Nyabugogo ho azaba ari nk'icyapa gusa, ku buryo imodoka ziva mu Majyaruguru zizajya zigusiga hano kuri gare ya Shyorongi, hanyuma kuva hano kuri gare ya Shyorongi ukomeza i Kigali ni tap and go bisanzwe, ni bisi, izi bisi zisanzwe zitwara abagenzi mu mujyi wa Kigali za Yutong. N'ubundi hano naho zisigaye zihagera, hari linye iva Nyabugogo ikagera hano. Ni ukuvuga ngo imodoka mu gihe uzajya uvuye mu Majyaruguru, imodoka izajya zigusige hano kuri gare ya Shyorongi. Ya ma agence yose akorera mu Nyabugogo ajya mu Majyaruguru yose azahita yimukira hano, kugira ngo imodoka zajye zibasiga hano, hanyuma kuva hano umanuka ni ugukoresha ikarita ya tap and go ku rugendo, ukayikozaho, ubundi bisi zimwe mwita Yutong akaba ariyo ikumanukana ikakugeza Nyabugogo. Ariko ubwo birumvikana ko Nyabugogo ntabwo bizaba bikiri gare, bizaba ari icyapa gusa, ari ukuhagera ikomeza cyangwa ukavamo ugatega izijya Kimironko n'ahandi. Iyi ni gahunda yatangiye, ntabwo ari ubu ngubu birabigiye, kubera ko nuvuga ngo aha izi gare zose zamaze guhabwa. Nuvuga ngo kuva hano kugera Nyabugogo tap and go irakora. Ngira ngo mwabibonye ko bisi zihari za Yutong, uzajya ukozaho ikarita ubundi umanuke ugere Nyabugogo. Nk'uko n'abava mu majyepfo nabo bazajya bagera Bishenyi, ariho agence zibasiga, imodoka za agence, hanyuma kuva Bishenyi ukomeza Nyabugogo bikaba ari ugukoresha tap and go, kuko naho linye irahari deja. Imodoka za Yutong cyangwa biriya bisi binini bitwara abagenzi muri rusange naho zisigaye zihagera nta kibazo, ni tap and go. Ni muri gahunda n'ubundi y'iterambere, guteza imbere igihugu, guteza imbere umujyi wa Kigali, guteza imbere intara zigiye zitandukanye, ndetse by'umwihariko ku bijyanye no gutwara abantu cyangwa urujya n'uruza, uva hamwe ujya ahandi, uva mu karere kamwe ujya mu karere kandi. Niyo mpamvu rero twavuze tuti iki ni kimwe mu bikorwa remezo, ni kimwe mu bikorwa remezo
dukwiye kubereka nacyo kuko kiri muri uyu murenge wa Shyorongi kandi ni na gishyashya kuri bamwe kubera ko hari abatari babizi cyangwa abatari bazi ko hano hari na linye ku buryo kuva hano Shyorongi umanuka Nyabugogo ni bisi ni tap and go. Natwe tuza twateze bisi twakoresheje bisi kozaho ikarita gusa bagahita bagutwara nagara amafaranga menshi na amafaranga makeya. Ni kimwe mu bikorwa nyine by'iterambere, ibikorwa bifitiye akamaro abaturage muri rusange. Rero twahisemo kuza gutembera nk'uko n'ubundi mubizi ko ariyo gahunda turimo. Twahisemo kuza kubatembereza hano tukareba iyi gare uko bimeze, ese abantu batangiye kuyikoreramo, ese abari gukoreramo bo bari kubona bigenda, ese ni iki kibura, ni iki bumva cyakosorwa kugira ngo akazi kabo karushaho kugenda neza, habe movement n'ahandi hose nyine nk'uko bisanzwe. Ahubwo na suggestinga ko nyine ziri agence bahita bazizana vuba vuba, ubundi na hano naho ibintu activities zikaba nyinshi kugira ngo abantu nyine biborohere gukora transport cyangwa urujya n'uruza. So niswa Iva Elsengo ko bisanzwe, Wilson ari kuri kamera, tugiye gutemberana muri iyi gare. Urabona ko ni gare itara imodoka nyinshi, ntabwo irimo imodoka nyinshi ariko n'izihari urabona ko ziba zigenda, zimwe zizana abagenzi izindi zibatwara. So urabona ko biri kugenda bizamuka. Ibikorwa by'ubucuruzi hano hafi ya gare byo birahari, ni byinshi kandi bimeze neza. Amaduka bakora ubucuruzi bugiye butandukanye barakora nta kibazo, ibintu bimeze fresh. Hanyuma uko nyine bigenda bizamuka, niko bigenda birushaho kuba byiza cyane. Wilson, ngwino dutembere tubereke uko byifashe muri iyi gare, nibidukundira turavugana n'abantu bayikoreramo cyangwa abantu bayicururizamo ibikorwa bigiye bitandukanye, batubwire uko bimeze ndetse n'icyo biteze mu minsi iri imbere. Twitwa Today 250, wowe ntujye kure, gahunda ni ukugutembereza u Rwanda rwose, uturere 30 twose. Turacyari mu karere ka Rulindo, by'umwihariko mu murenge wa Shyorongi. Ngwino dutembere hano uko byifashe muri iyi gare ya Shyorongi.